nta marangamutima agira. Atangiye Papa Sava yatangiye ansaba ko ari jye waba nk'umudamu we, hanyuma rero arakomeza, nyuma yabwo aza kunsolicita ku bijyanye no kuba umugore wa Ndimbati. Icyo gihe byarashobokaga, ndabyemera. Kuba rero ubucuti bwacu bwarakomeje, ni ukuvuga ngo njye ntago nabimenye, ahubwo ni kwa kundi afite ubuhanga yibitsemo, ntago asanzwe, ahubwo ibyo avuga nibyo bike kuruta ibyo abona. Ariko jyewe ku ruhande rwanjye gufata nk'intwari n'umuntu kuri jye, iyo baza guhitamo bakavuga bati shaka nka gift umuha ifite ikisembolisi, nari kumuha icumu n'ingabo. Mu by'ukuri Papa Sava ni umuntu munini kuri twebwe nka timu ya Papa Sava, nkuko bivuze ndi muri Papa Sava nka Marigarita cyangwa abanze nk'umugore wa Ndimbati. Ni umuntu w'icyitegererezo gikomeye. Papa Sava tumufata nk'intwari yacu. Papa Sava tumufata nk'intwari yacu. Iyi myaka 30 amaze, sinzi niba muri kumbaza nka Marigarita cyangwa groupe. Ni nka Marigarita ko nongera nka groupe. Ndagushimiye kuba umbajije nkanjye. Papa Sava ni icyitegererezo kuri jyewe, ko jye tuziranye kuva 2012 dukinana ikinamico mu cyo bita UMC, Umurage Communication for Development. Nyuma twaje guhurira muri filime ya Papa Sava, niyo twahuriyemo bwa mbere. Ariko jyewe ku ruhande rwanjye gufata nk'intwari ni umuntu kuri jye, iyo baza guhitamo bakavuga bati shaka nka gift umuha ifite ikisembolisi, nari kumuha icumu n'ingabo. Icumu n'ingabo jye mbifata nk'intwaro zikomeye. Nuba batabizi nk'umuntu ukiri mutoya, ariko ashobora kugenda akabishakisha. Yarwanye urugamba rukomeye twe tutabona, hari ibyo tubwira, hari ibyo yabashije kwandika, ariko nzi neza ku mutima we muri uru ruganda urimo byinshi atabasha kuvuga. Ni intwari rero ikomeye cyane kuri jyewe. Ikindi kintu gikomeye kuri groupe, nkuko nabivuze, ababonye dutanga gift, navuze ni urugero rwiza rw'umuntu wabashije gutsinda igiti. Abantu bose ubishoboye muri timu ya Papa Sava, niyo ndi kuvuga, abantu bose bagize timu ya Papa Sava nk'umuntu yirimo, bakazana amashoka, bakasa iziko rya buri wese rikaka. Imitima yacu irashima kubw'ibintu yakoze muri imyaka 30. Yatwubakiye ubumwe mu buzima busanzwe, yatwubakiye sociability, yatwubakiye ubudahangarwa. Bibaho ko mu ishuri habo wa mbere n'uwa nyuma, ariko nubwo bimeze bityo, hari icyo yatubwiye buri wese azagendana. Kumuvuga ni muremure cyane, ntago ngiye nabona uko muvugaho, no mu rwego rwa groupe ntago twabona ukuntu tumuvuga. Kumuvugaho ni mugari. Wizi wowe tunaganira, uri no muri filime ari no kumurika Marigarita nakumbazeho, wisanze gute muri filime? First of all, nahereye muri Bamenya series, abantu benshi banzi muri Bamenya series. Uyu nawe ni umuntu w'umugabo cyane, uko mubibona benshi murabizi. Noneho Papa Sava yabaye n'umujaji muri Art Rwanda ubuhanzi, ko nayo nari nyirimo. Urumva yagiye anjajinga, tuza guhura, tuza kugaragara muri show diro gakeya, duhura kuri seti, nigaragaza neza uko nyine yari amahirwe mbonye yo kuba nakibrandinga nk'umu actor kandi abigize umwuga. Then nyuma ateguriye movie, ngira amahirwe nyine nsanga nanjye yampanze mu bantu bagomba kuzagaragara muri filime What a Day yagaragaye umunsi. Ni ibintu by'agaciro cyane. Akimamagara bakimbwira yuko nzakina muri no filime, byarandenze cyane, ko nyine n'ubwa mbere n'ubwa kabiri twahore kuri seti, ako bwa mbere nago byari cyane. Noneho iyi What a Day yo twabanye iminsi ihagije kugira ngo nyine nigaragaze bizo angire icyizere, n'abandi banyarwanda bangira icyizere. Birandenga nyine mburi ukuntu mbigenza. Gusa Papa Sava nyine umubyeyi, nkuko Marigarita bivuze, ni umuntu ushobora nyine kureba gutya niyo utavuga akavuga ati umuntu ashoboye cyangwa nagashoboye. Nabyo byo kuvuga ngo ngarahengeka ngagira ibiki ngo muraze ko sinenzanye nawe. Hari abantu benshi wenda baba nyine bamwandikiye bagira ibiki, ako njye nagwe ngiye mwakira mubwira ngo wamfashije ngo wagize ibiki. Ahubwo amahirwe nagize no gutwara kuri seti, nkamwereka ibyo nshoboye, akanyizereramo kugeza nyine uyu munsi twayironshinze, abantu bose ukayibona, nanjye nkibonamo. Ni ibintu byandenze cyane nyine kuhura na Papa Sava w'umurigent mu bintu byose, ni ibintu by'agaciro cyane. Marigarita nk'uko yarabivuze, impano twamuhaye nyine ntago nyine twabonye idahagije cyane, twumva ko ibintu birenze cyane, ariko nyine kwa nyine umwanya n'igihe n'iki
ni kuri byagenza ko ebana wumve ngo turishimye cyane kabisa. Marigari twakumenye Karame. muri Papa Sava Yego. bisa naho nyine utashyize imbaraga cyane wenda mu gukina mu zindi filimi cyangwa wenda abandi bakurambagiza mu kintu kuko byanga Yego. habaye iki twakonye mu zindi filimi Nta kintu kidasanzwe cyagiye kibamo, ahubwo urumva mu buzima busanzwe mafite ikindi kintu nkora. Nakinnye muri Papa Sava, ariko buriya abatabizi nanyuze muri Stimate no muri Seburikoko, ariko ntambuka ngenda, ariko ahanini nagiye nkina mu mafilime yo hanze muri festival, maze gukina mu mafilime 4. Abantu bazi Imbabazi Philibert, abantu bazi Clementine Dusabijambo, abantu bazi Ines Girihirwe, buriya n'abantu twakoranye cyane, abantu bazi Remi Ryumugabe. Ahubwo nuko nkunda gukina muri filime zigenda hanze mu mafestival, ariko nzikinamo. Izina Harera Iwacu ntabwo nabashije kuboneka, ariko si uko batagiye bansolicita bansaba, ahubwo byagiye bihurirana n'akandi kazi mfite. Yego. kinana Ndimbati abantu bavuga nk'umugabo udashobotse muri filime, ubundi imibanire yawe nawe ya kamera cyangwa kuri kamera isobanura Mu buzima busanzwe Ndimbati ni umugabo, Ndimbati ni umupapa ku bantu batamuzi. Ni umuntu uri sage, ni umuntu mukuru, ni umuntu wakugira inama kandi yubaka. Uriya muntu rero tumubonamo muri Papa Sava ni umukarakita bubatse, barahabanye bari paralele, kwa kundi imirongo y'imiryango cyangwa y'ameza itandukanye nta n'ahantu bahurira. Ariko Ndimbati ni umupapa mwiza, kuba mufite rero nk'umugabo wanjye muri Papa Sava biranyubaka, birancarenjinga, ariko dukina ubuzima bubaho, dukina kugira ngo ibibi bihinduke, ibyiza noneho byiyongere. Ariko niwe wanjye n'umusaraba wanjye muri Papa Sava. Imana imuha umugisha, iyo nkinnye nawe mba numva nyine biririyo, noneho abantu benshi bajya banatekereza ko ari we mugabo wanjye no mu buzima busanzwe. Yego, ntabwo ariko biri, ahubwo impamvu babivuga kuriya ndabikunda ni ukuvuga ngo hari ukuntu nyine twujuje amarangamutima yabo, twishimire ibyo ngibyo twageze. Murakoze. Izi filime mwakinnye mu gihe cy'iminsi 9 nk'uko Papa Sava yabivuze, ni iminsi 9 kuri wowe yaranzwe n'iki? Iminsi 9 ikintu cya mbere ku mu actor wese utaragera hagera ubona Papa Sava ibikorwa bye, igize amahirwe, I believe ko igize amahirwe nyine ukisanga muri projet muhuriyemo, ikintu cya mbere ugomba gufokasingaho ni discipline. Kwa discipline nyine yubakiye ku bintu byose. Ikintu cya danger kubahiriza igihe, kuko niba tuvuze we set zitangira mu gitondo, watade yatanyaga mu gitondo ikagera evening, uvuga ngo kuri set tukagerera igihe. Ikindi niba wenda ari script, waba ufite script ugatangira kwisoma mbere yuko mutangira, waba ufite script ukaza script uyizi neza, uza ujya kuri tele mukora nta bindi bintu byo guca ku ruhande, nyine ari ku murongo gutya, bari meze gutya, nabyo ukatakata. Kandi ikindi ntabwo muri ibintu by'amanyanga, niba kubwira ati wenda nyine ibintu bimeze gutya, nyine genda gutya, nta bindi bintu byo kuvangamo utundi tuntu tundi. Nyine ni umugabo nyine nk'uko ari Papa Sava, ni Papa Sava nyine. Yego. Tugana ku musozo. Marigari kuva muri 2012 bivuze ko mwari kumwe. Yego. 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 Ufite ubwanyu bwagutse gute kugeza ubwo uyu munsi mukora? Yego. Papa Sava buriya ni umuntu navuga ngo arareba ariko ntavuga, ariko ibintu aba yarebye nibyo byinshi. Twatangiranye muri 2012 nk'uko nabivuze ku ikinamico yacaga mu Murage Communication for Development, dutangiranamo, hanyuma turakomezanya ko n'ubundi Umurage ubu gihari n'ama episode. Hanyuma nyuma yabwo amaze gukora Papa Sava, ntabwo nakubwira ngo yantekereje gute, ni bya bindi nkubwira ngo arareba ariko ntavuga. Musaza wanjye yabivuzeho, Papa Sava ni umunyabwenge, yarabirebye rero aza kunsaba nyuma ko atangiye Papa Sava, yatangiye ansaba ko igitangira ari jye waba nk'umudamu we, bihurana n'akazi nari mfite katakunda kandi nakoreraga kuri. Hanyuma rero arakomeza, nyuma yabwo aza kunsolicita ku bijyanye no kuba umugore wa Ndimbati. Icyo gihe byarashobokaga, ndabyemera. Kuba rero ubucuti bwacu bwarakomeje, ni ukuvuga ngo njye ntago nabimenye, ahubwo ni kwa kundi afite ubuhanga yibitsemo, ntago asanzwe, ahubwo ibyo avuga
nibyo bike kuruta ibyo abona. Ni ukuvuga ngo Papa Sava ntabwo ari wa muntu waza nk'uko umusaza wanjye yabivuze, nta marangamutima agira. We arakwitegereza akabona ko ufitinga n'umukaragita ashatse. Yarambonye rero abona birambereye, nuko angira Margarita. Murakoze. Kuri message buri wese agendera ku Papa Sava kuri uyu munsi. Message yawe kuri we ni ya message nagira Papa Sava, Imana ikomeze mu blessing kandi nyine imugire mugari arenge n'imbibi zo muri Afurika agere hanze nk'uko yabitangiye. Ikindi ndashimira umuntu twabamenya uko bamenya ari mu bantu b'ingenzi babashe kumbrandinga nka Wizi, abantu benshi nyine bakamenya ku izina rya Wizi. Nyaka Papa Sava nawe kugira ngo nangire icyo cyizere nuko wenda abonye ko bamenya n'abangiriye icyizere kandi bose ari abantu bari seriye nyine bafite ibintu biri ku murongo. Nicyo kintu navuga. Ikindi navuga kuri Papa Sava, abantu benshi bundi bakabaye nka Papa Sava nyine mu buryo buri industry nyine nibahengeke ngo bikini nyine bagende nyine niba ari ikintu ushaka guha umuntu nyine kimuhe nk'uko icyo kintu ugomba kukimuha. Wigenda usodekamo ngo uyu muntu ngo turazanye ngo ibikini biki, kuko iyo ushyizemo amarangamutima muri bino bintu akenshi birangirika. Kuko niba wabonye seni wenda ukavuga ati seni umuntu ayifitinga kubera ko nyine wa muntu wenda ngo mudafite hano muhuriye ukayiha uyu nguyu uri dugitekereza wa muntu ugatsenya no kwiha wa muntu wamaje kubyica. Nyine Papa Sava nyine wari straight, icyo kubonamo ni icyo guha, ntabyo guhengeka. Imana ikomeze mu blessing imuhe umugisha kandi mwagure. wowe message kuri we. Papa Sava kumushimira kwanjye amagambo ntago nayabona ahwanye n'ibyo yankoreye ku giti cyanye nka Margarita. Hari uwo yangize uwo ndiwe, hari impano yari iri muri jewe ihishe ariko yarayifunguye iraboneka. Imana yo mu ijuru imuha umugisha kandi nk'uko nabivuze noneho muri gahunda ya groupe yanjye nka timu ya Papa Sava yatwigishije, yadushyizemo ikintu bita ubumwe n'umuco w'ubudahangarwa no kutitinya, kandi icyo kibazo kiri ahangaha mu rubyiruko no mu bakuze. Ubwo rero ndamushimira cyane kuri byose yabaye byo, ndamushimira cyane kuba yaremeye ko abicyambu tukamugenderaho. Imana yo mu ijuru ikomeze imuhe umugisha, imwagure, yande nkuko nabivuze, azagere no hirya no hino tuzamwumve gutya. Imana imukomereze amaboko. Murakoze cyane. Ego.